Shadia umuhungu bari muri fake n'umuhungu witwa yewe bari muri relationship iri fake. Iyo relationship iri fake ni njyewe wabahuje. Nabahuje gute? Umuhungu arampamagara arambwira ngo du nkeneye gukoresha Shadia muri promotion yanjye. Ndamubwira okay. Shadia akorera amafaranga $1000 uraza kugishobora. Muri comment niba munyumva mubwira ati turagukurikiye Dumba. Kugira ngo byose mbivuge mubwire ngo turagukurikiye Dumba. Snitch. Reka nkomeze. Imagine bro. Yokora mana eka nzemwe mwazajye mumba abagabo sometimes. Reka mbivuge nyekekeka. Baba we. Nyine ntabwo ashaka ko ndangiza kuvuga. Kubera arabizi ko abantu baza kumumenya. We mufu Kim we mudeleting. Urumva ari nge nawe like for real. Man, icyo kora biteye n'agahinda. Dum, like for real. Ubwo ugiye gutangira kubabwira ngo ni ukuri. Reka mvuge nyine abantu baraza kumenya ukuri. No. Si ukuri ushaka. Muting Shadia. Umva mani n'undi munsi mani ntuzamenya. Hariya ahantu wararengereye. Muting cyangwa muting we Shadia. Wararengereye. Niyo nangu naga kubaza abagore bari kwiga. Usibye ko no kurengera mani nk'uyu nawe yanze kumubyutinga bro. Ubwo rero urumva ngo wamutwikiye uzi gutwika kwawe se. Oya wowe pozinga agiye mvuge. Koze nari mbizi ko utaza kwemera ko mvuga. Nshira mute ndangize nkomeze. Ngo Shadia araza ndangiriza reka nangiriza ntabwo nza gukomeza ndangiriza hano ndangirije hano ariko nyine uko washaka ko ngusaba imbabazi icyo Shadia njye icyo nitayeho nuko wabonye eka nze nkubwire wabonye amafaranga Dumba wallahi namba umva eka nze nkubwire nambabazi zawe waje kuvuga ko ariko ikintu nkubwira bakongera yandi respect njye n'amafaranga yawe nshaka n'amafaranga yawe nshaka Dumba be a man bumugabo ahubwo wowe be a woman ukora akazi ibintu winjije ushoboye nicyo kintu nkubwira Dumba nkaho utabishoboye respect ntabwo ndakwinjira ibintu winjizemo ntabwo bishoboye gute ushobora kurya amafaranga nyuma y'icyumweru cy'ukavuga ngo Dumba yavuze nabi ibintu twapanze kandi si ubwa mbere ubikoze hari n'abandi bantu wabikoze gutyo urabihinduka ugenda muri video yagera iriya abana bagiye gusora video ukavuga ngo video yanyu sinshaka kuyijyamo kandi wariye amafaranga Shadia ukora ibintu by'ubugoryi kandi abantu baraje kukumenya wahise ukiriza ukaza ukavuga kubera uri umugore ukazajyana ukavuga ngo yuwamani utangirana n'abana ngo n'abana Shadia ibiboro ubirimo wacigoryiwe uza wiza